ariko ndagira ngo mbabaze, ntabwo nari nzi ko hano mu Rwanda tugifite imbwa zimeze gutya, imbwa zibyimbye imitwe wagira ngo ni igihaza. Ntabwo nari nzi ko mu Rwanda dufite imbwa zingana gutya, gifite umutwe wagira ngo ni igihaza, kikaza hano kikabira, kikabira nk'aho bagikuyemo amara. Ariko nanjye narabibonye, ntabwo imitwe ingana gutya, ntabwo wagira urutwe rungana gutya ngo ugire ibyaha byo kwabira gusa. Imbwa ziraza hano ukabona ziri kubyibuha, zikabyimba, zikagira ibitwe bingana gutya, nta kindi kiba cyihishemo, ni ibintu bibi gusa biri aho. Ntabwo wabyibuha gutya mu cyumweru nta kintu kibyihishe inyuma. Muraza hano mukadufatira abana bacu, abana b'abakobwa, mukabakingiranya mu mazu, ariko ngira ngo ntabwo bikora wenyine. Burya na ka kagabo njya mbona nako kasa mukagira ngo ni igikeri. Sinzi niba bakita buri nguni. Murafatanya mugakingira n'abana, mukabakoresha icyo mushaka. Ubwo burenganzira mubukura hehe? By'umwihariko wowe wabira n'icyo gitwe. Aha ni byiza, ni ugushimira abayobozi babakurikiranye bakabazana hano mu butabera. Ngira ngo uwo mutwe bawukuremo amakuru, bamenye n'ibindi byinshi wagiye ukora. Ngira ngo nigeze kubona videwo urigata nk'imbwa, murongoza ururimi mwabuze, ariko ngira ngo ni n'ubusazi. Ubusazi nk'ubu bwo kurongoza ururimi mu bujyane ikuzimu. Niba ari ibyo babaroze mushaka aho mujya kwirogoza, imico nk'iyi yo kwigisha Abanyarwanda ibintu nk'ibi byo kurigata, ntabyo dushaka. Niba muba mukeneye kurigata, muzajye mukomba amasahane yanyu. Iyi se ntiyayo.